uru rupapuro ni urwari rukunsaba ngo nongere nsubiremo ibintu bijyanye n'uko isi haje ubuyobe. Ngira ngo maze iminsi mbibaganiriza aho bimwe twashoboraga kubishyira ku mashusho, bavandimwe banje babinkoreraga, ndabona ntabo nabonye hafi muri hangana, ariko icyo nababwiraga rwose mugirire Imana icyizere, izatujya imbere ahataringaniye igenzi ite ntaringaniza. Naho isi ko yayobye nabibaciriye mu ncamake, ngira ngo nabararikiye ibitabo birimo. N'ibi bitabo maze iminsi mfite, hari abagize ubutwari barabifotoza, hari n'abandi bari basanzwe babifite, wenda nubwo byose tutashoboye kubyerekana, ariko muri cya gitabo maze iminsi mbabwira cyane cyitwa Daniyeli n'ibyahishuwe, mushobora gusanga mari amateka Mose ni mari, ukuntu inyamaswa ya kane cyangwa Roma yayobeje isi. Ariko icyo mwabonye, Roma yo ikintu cyose ikivuga mu mwanya. Abavandimwe muzakomeza gusengera n'abantu bacu bitwa abaprotestant, se protestant bivuze ngo ni iki? Se mwavuga cyane bahakanye iki? Bahakanye inyigisho za Roma. Barazihakanye cyangwa bazirimo? Ngira ngo bitwa izina protesta n'abahakanyi, bahakanye inyigisho z'i Roma. Roma twabonye ibintu yashizeho bitandukanye muri Daniyeli igice cya 7, kuntu izigira inama igahindura ibihe, igahindura n'iki n'amategeko. Twabonye ukuntu batazita ku gushaka abagore, ukuntu bahinduye imibatizo, ukuntu bahinduye icyo Yesu yakoreye inyoko muntu. Ariko ngira ngo iyo tuvuze abaprotestant bavuze ko bahakanye inyigisho z'i Roma. Mbese Roma yashizeho icyumweru ko mutanyikiririje? Ye Roma nuyibaza kahita ikubwira muri gatigisimu umunsi wa Mungu ni uwuhe, ahita akubwira ati umunsi wa Mungu ni iki? Ni Isabato. Kiliziya Gatolika yitoreye umunsi w'iki yemwe? Icyumweru. Ribuka wenda ntarakomeza akantu gato cyane, ngira ngo mu kwa 12 ejo bundi turaba dufite umunsi mukuru wa Noheli tariki 25. Yego ko mutanyikiririje? Yego. Ejo bundi ni ukwezi kumwe gusigaye, abantu bazaba binjiye muri Noheli, niko bayita. Muri kino gitabo mfite cyitwa uruhererekane rw'abapapa, uwa 35 witwa Yuri wa mbere ni wabishizeho. Mwagemera nkabasomera, agira ngo muje mwumva Roma ukuntu ikintu cyose kivuga mu izina ryacyo. Yavukiye ahantu bita Roma, atorwa ku ya 6 z'ukwa 2 337, aza gutanga ku ya 12 z'ukwa 4 352 muri Kiliziya y'Iburasirazuba. Niyo washizeho umunsi wa Noheli ku ya 25 z'ukwa 12. Ubusanzwe bawuhimbazaga tariki ya 6 Mutarama. Mutarama ni ukwezi kwa kangahe? Kwa mbere. Urumva we avuze uwayishizeho yitwa Mutagatifu Yuri. Iki mfite cyitwa ibisubizo abakristo bo kwisi bibaza. Munyemerere babwira ikibazo cya 4. Barabajije bati Noheli ni umunsi mukuru w'abapagani cyangwa n'uw'abakristo? Se muri kumwe nanjye? Abayehova bavuga ko guhimbaza Noheli ari bibi kuko ari umunsi w'abapagani. Ubwo se ni ukuri? Mufite amatsiko y'igisubizo? Nanga ko mutagira amatsiko, murayafite? Ngo mutega amatwi mwumve igisubizo. Abakristo ba mbere bahimbazaga umunsi mukuru umwe gusa, uw'izuka rya Kristo ari wo Pasika. Nyuma hagana mu mwaka wa 330 tariki ya 25 Ukuboza, abakristo b'i Roma niho bahimbaje bwa mbere umunsi mukuru wa Noheli. Hanyuma ku itariki ya 6 Mutarama navuze bagahimbaza ukwigaragaza kwa Nyagasani. Mu by'ukuri habagaho iminsi mikuru 2 y'abapagani. I Roma ku itariki ya 25 Ukuboza no ku itariki ya 6 Mutarama, iyo minsi mikuru yombi yakorerwagaho kubahiriza izuba. Kubahiriza, ariko abaporoso baruhuka nabo kuri Noheli. Noheli barayifite. Uyavuze aho yavuye? Ntaho avuze? Arahavuze. Ni umunsi wo kuvuka kwa Yesu, niko batubwiye. Ni umunsi wo guhimbaza iki? Mwumvise singaba ntibabyitangiye, ariko nimugera ku muporoso azagusetsa ibyo azavuga. Kambasomera igitabo cya poroso, ngira ngo iki ni igitabo abaporoso bose baragifite.
igitabo cyabo cy'amasengesho bariya batari ADEPR. Cya ADEPR icyo narakibabwiye, mwumvise uyu muvumba akaze akamwara kibagiwe. Uyu abo tutari kumwe wanditse iki gitabo w'umwadeperi yaravuze ngo kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe ngo nta hantu havuga isabato muri Bibiliya. Ni umuvumba abo twari kumwe kuwaje uyu munsi cyakora arahita babara, ariko urihangana. Abo twatangiranye bo ntibababara, ngira ngo twaganiriye uko umuntu watumiwe anywa atuje, ariko umuvumba anywa kugira ngo kuko atizeye ko barongera kugenza gute kumuha ngo bamwirukana hazi. Roma ibintu kuko ariyo ntangiro y'ibintu byose ibivuga mu izina ryabyo. Abandi rero biruka inyuma yabyo ngo bitwa abaprotestant bahakanye inyigisho z'i Roma. Ukibaza niba barazihakanye, niba bazirimo simbizi. Munyemerere mbasomere igitabo cy'umuporoso, kandi ubwo ndaba mbivuyemo, ubwo ndi no gusubiza babandi bari bambajije. Na muri iki gitabo ku ipaji yacyo 143 ni igitabo kivuga uko gahunda yo kwifunguro ryera imera. Iyo bari buje kwifunguro ryera, mwanyemera nkabasomera amagambo bakwiriye gusubiza nuko bayabazwa, nanga ko mudafashwa, sibyo? Abaprotestant murabafite aha hepfo, ngira ngo aha hose barahari. Baranditse ngo umupasoro mbere yuko agiye gutanga ifunguro ryera aravuga ngo hanyuma umupasoro nahindukirira abantu asoma amategeko 10 y'Imana, abisome mu ijwi ryumvikana. Ku itegeko ryose namara kurisoma, abantu basaba Imana kubababarira kubwo kwica iryo tegeko mu gihe cyashize no kubafasha kuryumvira mu minsi izaza. Ubwo kandi bajya babivuga bapfukamye. Bagenze bate? Bapfukamye. Maze hano muri iki gitabo rero muri hangana, wenda sindasomamo menshi, ndasoma nk'atatu. Maze ijya mbere aravuga ati umupastor aratangira ati ntukagire izindi mana hehe umwizera. Ubwo ndahita ndi gusoma mu gitabo abantu Nyagasani tubabarire uhugura imitima yacu twumvira iryo tegeko. Mwavuga ngo iki? Ubwo ibyo muvuze niko abizera basubiza. Irya kabiri tukiremera igishushanyo kibajwe. Abizera Nyagasani utubabarire uhugura imitima yacu twumvira iryo tegeko. Mwavuga ngo iki? Nanga ko mudafashwa, kandi ni igitabo cyiza cyane. Irya kane wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 abari mukora ukora imirimo yawe yose, ariko wa karindwi ni isabato witeka Imana yawe. Kwa kundi muri izina niko rivuga. Abantu Nyagasani tubabarire uhugura imitima yacu twumvira iryo tegeko. Nukuvuga ngo igihe cyose bagiye kwifunguro ryera aya magambo barayibutswa. Ngira ngo abantu twatangiranye nababwiye ijambo ryitwa kwiyobagiza. Mbese aba bantu bariyobagiza? Mwakoze cyane. Kangera ku kirabasetsa. Ari igisekeje page 170 na kangahe? Page 170. Mwanyemerera nkababwira amagambo yo kwinjiza mu itorero wavuye muri kiliziya y'i Roma. Subwo nta matsiko yabyo mufite. Amagambo agomba gusomerwa umuntu baye umuporoso avuye muri kiliziya ya hehe y'i Roma. Aratangira ati umupastor arangije kubatiza abantu, niba hariho uwavuye muri kiliziya y'i Roma aze amuhagarara imbere, maze umupastor amwakire amubaza ati kubaza. Ubwo ndi kubisoma mu gitabo. Wowe uhagaze hano imbere y'Imana n'imbere y'itorero, mbese uhamije uhakanye ibyo kiliziya y'i Roma yigisha bidahura n'ibyanditswe byera? Gusubiza ati ibyo byose ndabihakanye. Sibwo muracyumvise? Ubwo agomba kubanza kugira ngo bamwinjize mu itorero, agomba guhakana inyigisho za hehe, kuko yitwa umuporo. None mbabazi bahakanye inyigisho z'i Roma cyangwa bazirimo? Ngo mureke mbasomere igisekeje page ya 71. Mu page ya 71 bamaze kubatiza uyu muntu muri batisimu, bw'ibindi byose murabona ko ntashobora kubisoma. Akaronko yasorejeho bese umwizera ukuntu arahira amahame, bakundi twahoze tubarahiza. Mwumvi hamarahirira kandi nemera umwuka wera
nemera ko hariho itorero ryera katolika ry'abakristo bose n'ubumwe bw'abera no kubabarirwa ibyaha no kuzuka k'umubiri n'ubugingo budashira. Mwavuga ngo amin. Mu byo yemera na kiliziya. Musenyeri w'abaprotestante ibi ntashobora gusoza misa atabivuze. Mu bintu asabwa kwemera agomba kwemera na kiliziya. Mwakoze cyane. Atayemera se ko gatolika yashizeho icyumweru abaporoso barakiruhuka? Gatolika ko yashizeho ko abapfuye roho idapfa, abaporoso ntimwabonye buko babyizera ko abantu bapfa bataha? Ko mutansubiza? Gatolika yashizeho kubatiza ku gahanga, shizeho no kubatiza impinja. Mbese n'abaporoso barabikora? Ntabyo bakora? Dore ko yabyanditse muri iki gitabo cya kindi kivuga ibisubizo bikomeye abakristo bo kwisi bibaza ku ipaji ya 37. Ubwo rega ndi no gusoza amavuna. Batisimu yo kwinika niyo yonyine ikiza. Abakristo b'amatorero amwe bahamya ko bagomba kubatiza binika ubatizwa kuko Yohana Batisi yabikoraga. Abagatulika n'abaprotestanti benshi bo bagasuka amazi ku mutwe w'ubatizwa. None ufite ukuri ninde? Kibazo ni cyiza ni kibi? Cyangwa ntago munyumva? Ni cyiza cyangwa ni kibi? Cyiza cyo gukura abantu bose mu rungabanga. Iki ni cy'umugatulika. Ahita asubiza ati Yohana yabatije Yezu mu mazi ya Yorodani. Mwavuga ngo iki? Ni umusirimu. Umugatulika ni umusirimu cyane. Akabiri, abakristo ba mbere bakomeje kubatiza binika mu mazi. Mwavuga ngo iki? Icya gatatu, ubwo buryo bufite urwibutso rwiza cyane. Rumva ko ari kuba kwemeza ko umatizo wemewe ari uwo mu mazi. Bibiliya ntagatifu ngiyi mu Baroma igice cya 6 ho baravuze ngo kubatiza bivuga kwinikwa. Ubatizwa yajaga mu mazi bakamwinikamo akabona kuburuka. Umuhango ukerekana icyo Imana ikoresha mu mutima w'ubatizwa. Umunyabyaha akaba apfuye ku cyitwa icyaha cyose. Ni Bibiliya ntagatifu ngiriya hariya n'iwanyu murazifite mutwara amapaje yabyo. Ndagira ngo amaze guhamya uko kuri umva ikinyoma uko yacyanditse. Aratangira ati ariko abazi inyandiko y'Ikinyarwanda igeze kuri ariko ni not be. Ubwo agiye kuvuga ibindi. Ariko uburyo bwacu bwo kubatiza dusuka amazi ku mutwe n'ubwa kera kandi ni bwiza. Arabihinduye. Abanje yavuga ukuri none agiye kubihindura. Arongera aravuga ati imwe mu nyandiko z'umuntu bita Didake we yabyanditse hagati y'umwaka 80 n'u120. We yaravuze ati mubatize mu mazi atemba. Mwavuga ngo iki? Agarutse kukuri akubisemo ikinyoma ariko ukura kugarukaho. Mubatize mu mazi atemba. Niba atabonetse mubatirisha abonetse yose. Niba atabonetse basuka inshuro 3 ku gahanga. Amazi menshi arahari. Mu Rwanda amazi menshi twayabona cyane. Ngira ngo abo baporoso nahoze mvuga umutima umaze kubarya kubijyanye n'umuhatizo kuko baba banafite Bibiliya yera. Ubu none higiyeyo bakubwira ngo niba ushaka yo ku gahanga bayaguhe, niba ushaka amazi menshi nayo bagenze bate. Icyo rero ni ikimenyetso cy'uko ubutumwa bwiza hari icyo buba bwamaze gukora ku mitima yabo. Kandi abantu benshi b'abaporoso bazi ko ku cyumweru ari umunsi wo kuzuka kwa Nyagasani. Nyamara muri iki gitabo batubwiye ko ari umunsi w'iki? Wa Gihanga. Ngira ngo mwabonye ko atari uwo kuzuka ahubwo ni uwa kiyemwe wa Gihanga. Reka mbere yuko dutandukana baragije ijambo ry'Imana, baragije Mwuka Wera. Baragije Mwuka Wera niwe uzabayobora mu kuri kose. Ngira ngo soza mfite abantu benshi kuva ntangira mwakomeje kwibaza Florida ndinde. Kanongere mbibwire mbere yuko dutandukana nitwa Nzayisenga Florida. Ko mutanyumvise. Ngewe ndubatse mu muryango wacu dufite abahungu 2. Ko mudafashijwe si mwambwiye ngo mbibwire? Dufite abahungu 2 ko mu karere ka Nyabihu hariya muri conference y'Amajyaruguru. Ngira ngo ndi umudivantise ariko atarimo navukiye. Nge navutse ku babyeyi mama na papa n'abadivantise kuva kare ngo ni nabo bashingiraniwe. Bya bindi tubabwira byo guhora mujyana abana banyu mu yandi mashuri ayo mwita iterambere, iby'umwuka nabyo ntibisigara. Twe rero twakuriye mu madini mashuri y'abakatolika nimo twize. Ibyo byatumye abana bose
tubatizwa mu wa Gatolika. Ba mama rero bo na papa bakadukoreshereza iminsi mikuru. Ayo niyo mateka ya Florida. Igihe kigeze ahagana mu mwaka 1993 nza gutsindwa n'ubutumwa bwiza binyuze mu mwuka w'Imana. Cyo cyatumye nongera kubararikira kwakira mwuka w'Imana. Mwuka w'Imana burya ni umubwiriza urenze ababwiriza bose. Umwuka w'Imana rero yatsinze umutima wanje atangira kunkundisha Imana. Ibi bintu mujya mwumva abantu bose bakubwira ngo nta udakunda Imana, yagira ngo matangarize ko ari ikinyoma. Nimusoma mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 4 hafi umurongo wa 17 bazababwira ngo Imana nibatera gukunda no gukora ibyo ishaka. Burya nta muntu uvuka akunda Imana. Nimusoma muri Bibiliya muzabona ko dutandukanijwe n'Imana ngo kuva tukivuka, niko Bibiliya ivuga. Umwuka w'Imana rero ankundisha Imana. Numva muri nge ntagiye gukunda Imana. Ikimenyetso cyo gukunda Imana rero cyagaragara mu magambo nganira na buri muntu wese. Numvaga umuntu wese yanganiza nkumva twaganira iby'Imana. Kagira umwana w'umukozi rero wankoreraga w'umukobwa, igihe cyose twaganira kumva n'iby'Imana ndi kwerekezaho. Hangije atariko mfite Bibiliya ntasoma kanzayikwihere. Ntiwabungiriye neza ko nayo mfite ishusho ryo kugira ibyo menya, ngira ngo muzi ko twebwe abagatolika twigenderaga imyenda yanje yose ndayibuka yabaga irimo imifuka. Muzi ko twigiraga mu misa dukoze mu mufuka. Cyakora mwarabimenye ko n'abadive babaye nkabo. Se mwarabimenye ko ari abadive baza mu materaniro batagira n'akantu. Se ntabyo mwamenye. Oya ko mwarabimenye. Ewe ndabona mutabizi. Ubwo mwasigajwe nyuma ntimwabimenye. Akazi mbokoboko nuko twagendaga. Ngira ngo abo twizeranyeyo ugenda ukoze mu mufuka, wagerayo padiri ati nimuhorane Imana murayihorane namwe. Hari bisigaye akakubwira amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka asoza dusohoka dutahira mu kabari. Ayo niyo mateka ya Florida. Nuko nari meze. Umwuka w'Imana rero atsinda umutima, numva nkunze Imana. Mwana mukobwa ntije Bibiliya nayisomaga gusa nabuze icyo nkora. Ako icyo mbashimira umwuka wera, ako kanya kubusa ntanze niko Imana yakoreyemo igitangaza. Ndabyibuka igihe twabaga twicaye n'umutware tuyisoma, nuko nasoma akambwira ati wowe ntuzi no gusoma neza, ati zana ngiye nzi gusoma. Ubwo rero twari dufatanije ubupagani nawe ntacyo yarandushije akansomera. Ariko icyantangaje ngahita mbona ko Imana yahamagaye bitandukanye. We yansomeraga nk'ikinyamakuru nje ngasoma ndi gufashwa. Kuko nawe yanyakaga ngo asome nabaga muteza amatwari, hari indi mbaraga yari yabyaye ubugingo mu mutima wanjye. Ubwo rero Bibiliya ndayisoma nza gusanga itorero ry'ukuri gusa ni ry'Abadiventiste y'umunsi wa 7. Nta mavuna, muzi ko kera nta mavuna yabagaho. Ibi muri kubona turi kubwiriza Yesu agiye kuza. Ngira ngo muzi ko byanditse muri Matayo igice cya 24:14 ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose niturangiza imperuka izaherako. Ndi kubivuga muri rusengero y'abapasitoro benshi nabambanjirije mu budive. Muzi ko abapasitoro niba hari abo barwanyaga ibintu by'amavuna nibo bari abambere. None ubu dusigaye turaje mu nama, waretse ijambo uvuze utamavuna ntabi. Nibuka uwacu arambwira ati Florida ibyo bintu bisubizaho bikuye. Ndavuga nti mutinde bitebuke Yesu araje. Kera nta mavuna yabagaho, kwari ukutsindwa n'ubutumwa bwiza ari ijuru rikwigenderereye, cyangwa ukagira umubwiriza uza ukakubwiriza. Ariko ndabyibuka mwuka w'Imana yarinyigishije sanga itorero ry'ukuri n'iry'Abadive. Mureke mbabwire ibihamya bike nabonye. Ngira ngo abatasi by'Abagatolika iyo bakubwira ngo twizera amategeko 10, burya hari itegeko badashiramo rya kabiri. Abize muri gategisimi ibyo mvuze murabizi. Dore twebwe uko tuba tuzi itegeko rya mbere ntukagira izindi mana, itegeko rya kabiri ntukavugira ubusa izina ry'Uwiteka iki. Muri Bibiliya zanyu hari ubwo iryo ari ryo rya kabiri. Nsomye Bibiliya rero nasanze iby'ibishushanyo tutari turizi. Ngeze hepfo nsanga iby'isabato, barabwe ntiho gacwawe twarayobye. Abemera Bibiliya baruhuka iki yemwe sabato. Ubwo rero ikibazo nagisigaye igikomeye ari ikihe rero? Umwuka w'Imana amaze kunyemeza ko itorero ryo kuri ari iry'Abadive. Nsubiye kuri tere ku badive biwacu bo mu Rwankeri, babanywa b'inzoka, abapagani, abasambanyi. Ukuri nemeye mba ndakwemeye, ariko ubuhamya bw'Abadive ngenza nte ndabubura.
bubuze rero ibyo narindi mbomba bivuyemo. Mwanyumvise ngo ndabishidikanije, ariko umwuka w'Imana akomeza nganiriza ambwira ko urugero twahawe atari abantu, ahubwo urugero twahawe ninde? Yesu. Bintwaye imbaraga, Imana indenza ibyo naboneshaga amaso. Ndabyibuka ngiye ku mwatizo, ntago nzabyibagirwa. Nagiye ku mwatizo mfite icyizere ko ningera muri Yorodani ndahava pawe mwuka wera. Niyo yari intego yanjye, kuko nagiye ku mwatizo nararangije gusaba imbabazi, narasubije ibyibano, naratuye icyaha mu izina ryacyo. Ndabyibuka ko numvaga ndaje kuri Yorodani nta mikino, ariko ndashima Imana, umwuka wera Imana yarawumpaye. Subu ntiyawumpaye. Ndirimbo ngira yanjye niharira ni 162, sinshidikanye impuhwe kuko njya nzibonaho. Ndazifite, ntago nshidikanye Imana mutagira ngo ahari ndirayishidikanije. Nuwo rero tangira urugendo rw'ubukristo. Imana hagana mu mwaka 1999, mwaka w'2000, Imana impamagarira uyu murimo wo kubwiriza ubutumwa nkoresheje ibitabo. Ubundi kuva 1997 nakoraga umurimo wo kubwiriza gusa mu matoro, ngakora amateraniro. Nuko hagana muri 1999 umwuka w'Imana yongera kumpishurira ati kusiga ubwirije abantu bagasiga ntacyo basigaranye. Nuko rero ijuru ryongera kundarikira gukora uyu murimo wacu wo kubwiriza ubutumwa dukoresheje ibitabo, kuko muzi ko ari uzarangira isi. Namwe abafite imbaraga n'abakumva mwakwitanga mu Mana, Imana bashoboze kuza gukorera Imana, kuko nta wayikoreye uzikorera amaboko. Nuwo Florida, Imana ibaha umugisha. Reka rero nsoze mvuga nti amahoro y'Imana bane namwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Abafilipi igice cya 2, kaniyinjirire ku isomo ryacu ryo kubasezeraho maze dutandukane. Ne gutwara umwanya munini, bindi mwuka w'Imana azabibaganiriza. Abafilipi mu gice cya 2 ndasoma umurongo wa 14 kugeza 16. Aya ni amagambo nifuza kubasezeraho mbaragiza Imana. Ndatekereza ko ibyo nashoboraga gusubiza mbirangije, kubwirizaho ntibyashoboka nyine amasaha ashizeho, ariko ndabasabira muri uyu murongo wa 14 nti mukore byose mutitotombana, mukore byose mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya. Nyabuna mu abana b'Imana batagira inenge, hagati y'ab'iki gihe kigoranye cy'ubugoryi, abo muboneka nk'amatabaza yaka mu isi, mwavuga ngo iki? Nyabuna basaza banje bene data, bakobwa b'Imana twafatanije umurimo muri iri torero, Imana nsenga ibarinde kubindyarya, ibarinde kubindyarya. Burya ibindi byaha byose birakira, ariko kubindyarya ntibikira. Mu abana b'Imana, ayo matindi yose muhishe mu mitima atsindwe mu izina rya Yesu. Mwuka w'Imana agendere buri muntu wese ku giti cye, ahishura amabanga yose y'umutima wawe. Ngira ngo mwabonye ko mu isomo twaganiriye kare, ijambo ry'Imana riragenda rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwirira. Basaza banje bene data, kugaragaza umunezero utawufite ni ukwiruhiriza ubusa. Kugira uburyarya ntacyo bizakumarira. Nagira ngo ngutangarize ko n'uburyarya arabibona, nuko ntacyo yagutwara. Mu abana b'Imana batagira inenge, hagati y'ab'iki gihe kigoranye cy'ubugoryi, mugaragare nk'abatabaza yaka mu isi. Muribuka Yesu abibwiriza muri Matayo, nta ukongereza itabaza ngo aritwikirize iki yemwe intonga, ahubwo arishira ku gitereko rikagenza rite, rikamurika. Byaba bibabaje abantu benshi n'abizera bangana batya biremera ubwinshi bwanyu muza mu materaniro nk'aya yandi Yesu yaremeshaga. Abakurikiranye igitabo cyitwa Imigani ya Kristo n'uwifuzwa ibihe byose, kizabaha amateka y'ukuntu abantu bazaga mu materaniro ya Yesu, ukuntu barimo ingeri nk'eshanu. Ngo hazagamo mu materaniro abantu b'abakene, bakaza bari kuviza aho Yesu arakora igitangaza, yatubura imikati bakarya bagahaga, akaba ari cyo cyamuzanye mu materaniro. Hari abandi bitwaga abafarisayo, bazaga baje kumugenza ngo nabwiriza
nihagira ijambo rimwe rimucika aba ari ryo baheraho bagenza bate bamureka. Imana yo mu ijuru kurinde uwo si umurimo w'Imana, uwo ni uwa Satani, atsindwe mu izina rya Yesu. Hari abandi abigisha b'amadini bo mu gihe cya Yesu, muzi ko habaga ibice bya Farisayo n'Abasadukayo. Abo bo bazaga baje gucunga abizera babo ngo barebe ko hari umwizera uramwizera. Mbese abayobozi b'amadini mwebwe nto muzi ububasha bafite ku bayobora. Uzarebe nka Roma ikintu yashize mu bizera babo gituma tutababwiriza ngo bihane. Barababwiye ikijambo kibi cyane ati mwebwe abadiveni baje baraza kubararika, muje muricara ntimubagisha impaka. Bose iyo bararitse barakubwira ngo ye, bakaza ko mutanyukiririza, bakaza se. Ndibuka perutse mu mavuna ahantu mu Bugesera, nuko umuvandimwe wacu umupasitoro w'umuprotestante, nuko akaza mu mavuna gusa ya karekare, kuko twayakoraga 10:30 tugasoza 11. Ayo yo yazagamo akicara hariya inyuma wenyine. Bigeze mu cyumweru cya kabiri umwana we yarafashe icyemezo cyo kubatizwa, nuko rero antumaho araza. Ndabyibuka nkigera iwe, ni umupapa ufite ukuntu akoze, aranyakira ati Yesu ashimwe ntahimbazwe, aticara ahandi. Yego. Ati cyo ngutumiriye nti ni ukugira ngo umburize uyu mukobwa wabwirije akaba ashaka kubatizwa. Nti yego. Ati cya kabiri ntuvuge iby'abadive. Subwo muranyumva? Ndamusuye ariko kondisiyo mwumvise izo yampaye, nanjye rero ntonda bivuga. Subwo nagenda ntabivuze ra ayiwe ye niyo nabishobora. Ubundi sinaba ngiye kuvuga iki. Ndamubaza nti pastor rero kugiriyeho umugisha weho mu bushakashatsi nkenera kumenya rwose pastor, ko wize theology ukaba uvuga ko uyirangije theology, ko ari Bibiliya mwiga, koko wambwira mwigaga ibiki bitumaga mutabona isabato? Ntimwebwe abaporose ntiturabashinja inzoga ko ntazungu, senda nagushinja ubusambanyi ntabwo nakubonyeho. Ako isabato muri theology barayibigisha. Barangije arambwira ati nta wari ubizizi? Ni ati turayiga. Nti nuko mukabwiriza ngo iki? Ati tukabigorofanya. Ko bakabigorofanya niko yabwiye. Nti none uyu mukobwa wawe, ati umva nkubwire mwigisha, ati we na nyina nta n'ubwenge bagira, ntikubere. Ati ubu nabo umuporoso akaja mu ishuri, abaporoso bazamurihira. Ati noye ngubaze nabo umudive muzamurihira? Ntiwoye. Mbese turabarihira? Twebwe ntabwo twizeza abantu Imana tubahaye amafaranga, ahubwo tubaragiza Imana. Ufite Yesu afite ibingana iki? Afite byose. Icyo si byo uduhenda abana tuzashira, ariko ufite Yesu azamuhorana iteka ryose. Erega nuko nasoje icyo kiganiro nshuti zanjye, ariko ku musozo uwo mwana w'umukobwa yarabatijwe. Ati n'amashuri nashaka zirorere nzamenya Imana. Rero basaza banje, ni mu abana b'Imana, muza mu materaniro mushaka Imana, atari ugushaka naho ibicumuro, mwe kwitotombana, mwe kubindyarya. Kirazira kubwira umuntu Yesu ashimwe utayimuhaye, bitsindwe mu izina rya Yesu. Aba rero bigisha b'amadini bazaga kureba ikijisho ngo hatagira uwihana, ariko ndashima Imana mbese ku musozo abantu barihanye. Ngira ngo twaganire ba Nikodemu bananiwe kumusanga ku manywa, ariko nijoro bagenza bate? Bajyayo. Rero reka nsoze ku murongo wa 16, nimwerekane ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo, yuko ntarihiye ubusa kaba ntararuhijwe n'ubundi. Naruhiye ubusa? Ubu naruhiye ubusa? Oya, rashimira Imana. Ubuhamya umwana umukobwa mpereye hanze uri hano urihangana, araje arandamutsa abimbwiranye n'umutima mwiza ko ari ahantu nagiye kubwiriza, ati imbuto wambibyemo yeze imbuto. Rero ndashima Imana ko ntari hano ubu naruhiye ubusa. Abumva naruhiye ubusa? Oya, ndashima Imana. Ibi byumweru 2 mu ijuru nzabona n'abavandimwe banje biremera. Yesu abaye kurwana intambara nziza, ibibazo mufite Yesu abibonera ibisubizo, muyinambeho. Muri Bibiliya haranditse hati muyikoreza amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Imana ibongerere kwizera mu izina rya Yesu.